Iyi ni story y'umukozi wo mu rugo. Aha navuga muri 2013 ubwo siporo yatangiye kuryoha, ubwo umuntu yabonaga siporo akumva ni ikintu cyiza cyane. Wibuke neza yuko bayidushishikarizaga cyane. Habaye umwana w'umukobwa wakoraga akazi ko mu rugo, yaratanye n'urundi rugo bari baturanye ariko rw'ingagari. Navuga nyine ubwo rw'ababyeyi, abo dukunze kwita ibikoma byavuka muri Kenya. Hari umwana wo bitaga Brian wakundaga siporo cyane. Buri gitondo yabyukaga akora siporo bisanzwe bya gisore by'amaraso ashyushye. Umunsi umwe rero wa mukobwa yaje gusohoka ariko aramutse aramubona, abona ukuntu ari mwiza, abona imiterere iryoshye, dore ko cyane uwo muhungu yari yambaye agakabutura kamwegereye nk'uko umuntu ajya muri siporo yambaye. True story. Uretse gukora subscribe kuri Rwego 2, uretse gukora follow kuri Rwego 2, hibutsa gusharinga ino video ndetse no gusiga komanteri ushaka ko twazakora indi video cyangwa se indi story then y'urukundo, wazambwira nkayo gukora muri komanteri. Umunsi umwe rero wa muhungu ubwo yari muri siporo, ndavuga Brian, yaragiye yegera wa mukobwa aramubwira ati waramutse neza. Umukobwa ati waramutse. Umurangije avuga ati amazina yitwa Brian, then nibagiwe gufata amazi mu rugo kugenda muri siporo, nihanganira uciye amazi muri no gold, then kuko ndabona gusubira mu rugo byase gutinza igihe cyanje. Umukobwa ati nta kibazo. Umukobwa yihuse cyane yese amushyira amazi mu gacupa cyangwa se mu kagorode, aramuzanira aramuha. Umusore akomeza siporo bisanzwe. Umukobwa nawe asigaye amwibazaho ati mbega umusore mwiza, mbega umusore ufite ijwi ryiza, mbega umusore ufite ijwi wakira ukarambarara. The True Story. Nyamuneka ntutse kuri subscribe kuri Rwego 2, uretse kuri follow kuri Rwego 2. Umaze iminsi wibaza ngo ese ni cyo kintu kiri kudindiza account zawe, ni cyo kintu kirimo kiratuma account yawe itagira hejuru. Ikintu cya mbere kiri kwitwetera muvandimwe ni ukwihagararaho, ikindi ni ukwigira umusitari cyane, ukumva yuko utakora ibyo abandi bantu bakora. Ndavuga liking abantu, gusharinga abantu, gufollowing abantu, ko batugenda umusitari ntabyo nzakora. Ibyo niyo bidindiza account yawe. Umusore yahagurukiye muri siporo yaje gusanga umukobwa ahagaze kuri cya gipangu, aravuga ati wow, biratangaje ko ugihagaze aho ngaho, nagusize. Ndavuga ati oya, nagaruka ndabifite, ahubwo nuko tuba ngiye kujya kuri boutique. Umuhungu aravuga ati bihuye n'ibyo nashakaga, ihangane ngutume amayinite akira nimero yanjye uko njyana mvuye kuri siporo. Nago nabonye uburyo nagura amayinite kubera yuko nta n'umu agent wari uhari, dore narazindutse cyane bituma ntahura n'aba agent. Umukobwa ati ntacyo bitwaye, amuha nimero. Umukobwa arirukanka nk'umugiye guhaha nyine bisanzwe, arangije amugurira amayinite. Amaze kugura amayinite aramuhamagara ati hi Brian, nitwa Sandrine. None se Brian, basi amayinite yakugezeho? Umuhungu ati sorry, nanjye kwaza ati Sandrine nuhe yitanga iby'amayinite, nanjye kubaza birambuye gusa nyine ndabona ngezeho. Undi ati okay byiza, nanjye ko atakugezeho. Ati sinagura wamenye? Umuhungu ati oya ni ukuri pe. Ati ninjye nitwa Sandrine, rero nitwa Sandrine, ntabwo nari nakwibwira, ushobora nyibwira uri wa mwanya kwibwira. Ati okay nta kibazo. Mu gitondo cyaho rero ubwo ni umunsi ukurikiye, navuga ngo ni uwa kabiri kuri we. Ubwo yagiye muri siporo nanone yabwira ati bonjour Sandrine. Undi ati bonjour Brian. Ça va bien. Akomeza siporo bisanzwe. Hashize nk'iminsi 3 adasubira muri siporo, yariheje cyangwa se navuga ko waba ufite akazi kenshi bya gisore. Uretse ko nyine kwisi umuntu abaho ari gutigiti, ari gushakisha, arimo arashaka amafaranga cyane. Reka nayo si turimo, ikintu cya mbere ari gushaka amafaranga, ibindi bikaza nyuma. Weekend murabizi ko aribwo abantu benshi bakunda kujya muri siporo. Yarabyutse yambara imyenda ya siporo, agakora agakabutura kameze fresh,
ajya muri siporo bisanzwe, arangije asanga wa mukobwa yicaye hanze mu ka ekuteri, arangije ati ko wicaye aha ngaha mu gitondo, ati hanyuma numva nshaka kwicara njyenyine, narabizi nyine umukobwa ntabwo ajya abura utuntu akubwira ijya gushaka, nabwo ati okay, gusa mbere yuko ngenda ndagira ngo ngushimire, nabuze ukuntu ngushimira iminsi ishize n'iki gihe mutuma amayinite Santo, ntabwo ari ukuri nabuze aho nyakura, then ndakubiza ukuri ko kuri mama wanjye hari n'amafaranga, ahubwo ndagira ngo ndi umutima mwiza ufite igihe ngusaba amazi, ntabwo ari ukuntu ubona nayabuze, ahubwo naje mbishaka kugira ngo basi ndebe niba ufite umutima mwiza. Sandrine, uvuga neza Santo, ntabwo none ukuntu nakubwira, ndakubwiza ukuri yuko kuva natakumenyana nawe, kuva nahura nawe, umutima wanjye wararutse, umutima wanjye umeze neza nk'uwakugoteweho, uri ibyishimo byanjye today, uri inzozi zanjye uyu munsi. Santo, ukuri guhari ni uko ndagukunda. Wibuke neza yuko Sandrine nawe yakundaga Brian. The true story. Witse kuri subscribe kuri Rwego 2, witse kuri follow kuri Rwego 2. Nyamuneka ino story iraryoshye. Iyi story iraryoshye. Ino story ni story maze iminsi nandika. Igihe kingana n'icyumweru. Nyamuneka iyi story iraryoshye. Bihuse cyane. Wa mukobwa yaje kubwira Brian ati, Brian, nanjye ndagukunda pe, ndagukunda cyane, nakakwiye ko nari kubwiye, ariko wanyihanganira, mfite risike nyinshi zishobora gutuma ntakundana nawe. Brian ati, no, why is not love me? Kubera iki wumva ko utakundana nanjye, utakunda njye? Umukobwa ati, no, number one, ndi umukozi wo mu rugo, ikindi duhora twimuka, umukozi wo mu rugo ni nk'umugenzi, umukozi wo mu rugo ni ikintu nyine cy'amayobera. Ikindi uri umwana w'umugagari, umwana mu babyeyi, abahungu buriya bo mu bakire turabatinya cyane, kuko kenshi mudutera amarira mukatwangaza. The true story. Nyamuneka ino nkuru ni nziza, ino nkuru ni igice cya mbere n'icya kabiri mbikwibutse neza. Umuhungu arangije ambwira ati, Santo, ibyo bivuze birumvikana, gusa ariko icya mbere wavuze ngo uri umukozi wo mu rugo. Santo, ndabizi neza ko uri umukozi mu rugo, kuko mbere na mbere ntabwo ari wowe wakoraga aha ngaha. Icya kabiri, uravuze ngo muramwimuka, buriya iteka abantu bakundana bishoboka wakimuka, ariko icyo nzi cy'umutima nawe nzi ko uwujyanye aho ugiye umutima uwujyanye. Icya gatatu, ntabwo buriya abahungu twese cyangwa se abasore twese tuva tukagira, ntabwo turi bamwe. The true story. Ino nkunda bizitangiye kukuryohera, iyi nkunda bizitangiye kukuryohera, ngaho siga komateri, sharing ino video igire ku bantu bose. Nyamuneka kora subscribe, ndabikwibutsa inshuro nyinshi ngo subscribe. Nyakira kuri account ya TikTok, ukore follow, na Instagram ukore follow, then nyambagezaho story, kuko ni inshuti zanjye z'uyu munsi, namwe inshuti zanjye zazaza. Sandrine yabwiye Brian ati, Brian, ndabizi neza ibyo bitubwira kenshi, ariko sinakubwira ngo sinagukunda, kuko sinagusariye Brian, ni ukuri kose naragusariye. Bibaze ko kenshi mba nicanga badagira ngo ndebe ko basi usohoka, badagira ngo ndebe basi ndebe intambwe yawe, kuko ijwi ryawe kuryo kuryumva ndabizi ni promotion mba ngize. Brian, nanjye ndagukunda, ariko imbogamizi nizo. Nkwibutsa yuko tuzabana n'igice cya kabiri cya story ya Brian ndetse na Santo. Mbibutsa yuko ushaka kujya no muri groupe yanjye ya WhatsApp,
ari 07891099 nyandikira ngo ushyire muri group. Sinzi ndibuze gushyira link yayo mahanga kugira ngo mujye muyinjiramo mbatemo stories nyinshi zitandukanye. Uretse yuko abantu bari muri group yanjye story nyibashyiraho live, mfungura kamera nk'uhamagaye nangiza nkabashyiraho. Nibutse yuko kuri TikTok yanjye nabo nijoro mba nashyizeho live, ntomboza story ushaka nkahita nyigushyira ako kanya. Saa 3 z'ijoro mba ndi live kuri TikTok, ukintunguza ngo story mpita ngushyiramo story ushaka bitewe n'ukuntu ntunguje nyine mpita nyigushyiraho. Ciao dukomeza n'ikindi gice cya kabiri cya Brian ndetse na Sandrine cyangwa se Sandra.